nitwa Mutiganda Evariste yaturutse Igikondo. Ubu n'ubwa gatatu ngeze aha ngaha. Naje ndwaye umugongo bwa mbere, akimbona ati wowe urwaye umugongo. Nagiye ni Kanombe biranga, byari byarananiye gutambuka cyangwa se ngo nuragasikare nkaka ngaka. Ariko abimbwiye ati urakize, navuye aha ngaha niruka ngera Igikondo ntaruhutse. Kwa kane narinda aha ngaha, iyi shati ntabwo nayifungaga, arambwira ati urwaye igifu. Nari narabyimbye inda, kwituma ntituma, ari igifu. Ariko akimara kumbwira ati urwaye igifu kandi urakira, urabona ko ishati nyifunga. Ntabwo nafungaga iyi shati rwose. Hano hari Imana ivuga koko. Nongeye kugushimira kandi Imana izaguha umugisha. Dukomere Imana kugira ngo yindane ibiryo byinshi wariye n'imbaraga z'ubugwayi zirimo. Ndabizi narivuje byaranze. Ngwino nkubwire. Niya mama sete boshiyama urikira. Waruzi kugwa igifu? Nicara ntumbyinda buri munsi, niyo ntajya yundi nuko nguko ingana. Imana irambye ngo igifu cyawe cyamaze kwangirika. Kimaze kwangirika, hari imiyoboro ituma umuntu ajya muri toilette. Iyo miyoboro abadayimoni bamaze kuyifunga yarazibye, niko Imana imbwiye. Ndabizi njya bikanga. Ujya kuri toilette bikanga. Mukanyura jyayo bikundi. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ufite imiti warivuje yagushizeho amafaranga. Byaranze. Uyu mwanya ugiye gutaha ukize. 5 yimura imisozi itabimenye. Iravuze ngo yimura imisozi itabimenye, ikayirukana uburakari bwayo. Itigisa isi, ikayikura ahayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Itegeka izuba ntirirase. Amen. Nakira ijambo ry'Imana. Ijambo nyamukuru nzanye nirivuga ngo Imana igiye gutungura ikibazo umaranye iminsi myinshi. Niba ntacyo bitwaye wahereza uwo muntu ikiganza ukamubwira ngo Imana igutungurira icyo kibazo. Imana itungure, Imana itungure. Mubwire ngo Imana igutungurira icyo kibazo. Imana yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Imana ijya kubika umusozi, Bibiliya yavuze ngo irawutungura. Mu yandi magambo ntabwo ibanza kuwumenyesha. Ndashaka kuvugana n'ikibazo ufite, ntabwo Imana irabanza kukibwira ngo higamira, iragikuraho wowe ukanga uko uhagaze mu masezerano yayo. Vuga ngo yimura umusozi. Utagize gute? Utabizi. Icyambere ndashaka mvugane n'umuntu uri hano. Imana igukure mu butayu, kubera ko iyo umuntu atinze mu butayu aranduranya. Iyo umuntu atinze mu kigeragezo arasebanya. Imana yabwiye Abisirayeli, irababwira ngo nimujye mu gihugu cya Ikanani. Irababwira ngo ariko mubanze munyure hehe? Mu butayu. Dufite abantu benshi bageze i Kanani, ariko bakaba bari kuhakorera ubutayu. Kandi Kanani naho umuntu aruhukira, ntabwo ariho umuntu akorera ubutayu. Ariko iyo usimbutse ubutayu ukajya i Kanani utanyuze mu butayu, ntabwo Imana ikubwira ngo subire mu butayu ujye kurangiza ubutayu bwawe. Yo iragufata, yarangiza ikazana ubutayu wasimbutse ikabugusangisha i Kanani. Dufite abantu benshi hano
bari kurira amarira mu ngo zabo kubera ko batinye ubutayu, bihutisha amasezerano yabo. Umusore akagutereta kabona ugize imyaka 30, uti Imana nunywa inzoga nzamuhindura ngezeyo, ukihutisha Kanani ya ubutayu ukawusimuka ukirukanka. Imana rero ikigukorera izana ubutayu, agace wari kuzakorera mu butayu ikakagusangisha i Kanani. Gira umuntu muri kuwe ngo icyabiteye ni ikihe? Wasimbutse ubutayu cyangwa wabutinzemo? Muze hano mbakoreshe mwebwe, muze hano. Nabo ngwino. Jahara kuri bafure. Wowe jahara kuri bafure. Murebe bano aba bagabo babiri bose hano barimo barasenga babwira Imana ko bashaka kuzajya hehe? I Kanani. Kandi i Kanani niho hari ibisubizo byabo no kuruhuka intambara zabo. Ariko kondisiyo, niba ushaka ko Imana ikubakira inzu mu mujyi wa Kigali, ugomba kwihangana ukemera icyo Imana ivuganye nawe, ukanyura mu butayu, ntuzabusimbuke, kuko ubutayu nibwo bwonyine buzagucura kugira ngo nugere i Kanani uzamenya aho wanyuze ko hababaje, kugira ngo utazasubira hehe? Butayu. Mahagarare hano. Aba ni abagabo babiri bafite amasezerano. Imana ibemereye amazu, bose bageze i Kanani. Ariko mbere yuko bahagera, ngwino hano, hagarara ahangaha. Murimo muritegereza. Mbere yuko bose bahagera, imbere y'uyu musore niho inzira yo mu butayu iri, kandi niyo bagomba kunyuramo kugira ngo bagere hehe? I Kanani. Barana abantu babiri bari kuvugana n'iki? N'Imana. Irababwiye ngo nimujye i Kanani, ariko mugomba kubanza kunyura hehe? Mu butayu. Uyu rero kuko ashaka inzu vuba, arimo aritegereza akabona mu butayu azahatinda. Kandi iyo umuntu atinze mu butayu agira gute? Aranduranya. Arimo arareba akavuga ati sinabyivira, ndemera nsambane ariko bampereza inzu, ndemera nteko umutwe ariko ibisubizo byanjye ngire gute? Nubura n'ubwenge Imana izakureka, reka nigendere. Uyu nguyu afashe icyemezo kunyura mu butayu, arabona atafite gahunda. Ngwino hano. Uyu nguyu yaraje, hagarara hanga. Arimo arabwira Imana, Mana ko mbona ninze mu butayu nzabuvamo ryari? Mana wankuye muri ubu bukode, wankuye muri ubu buzima bubi, Mana wambaye perime nk'abandi. Uyu nguyu yihanganiye ubutayu. Uriya arimo aramwitegereza akabona ntibivamo. Murimo muramureba? Ariko suriya mugabo igihe yasengeye, buriya hari ahantu azahava, kubera ko azi ko hariya hari intambara. We gahunda araza yigendera, irakaza yikomereze, aze hehe? I Kanani. Mu by'ukuri asimbutse ubutayu, agiye mu bisubizo bye hehe? Ibi bisubizo biturutse ku Mana cyangwa yikiriye inzira? Uyu nguyu rero kuko abutinzemo, uyu uri i Kanani, gahunda ni ukumuseka. Ariko se nk'uriya azahura hariya ageze ryari? Dufite abantu benshi bari i Kanani, iyo bakubonye mu bibazo bahora baguserereza ngo iyo Mana izagusubiza ryari? Kuhora usenga ko ari wowe wirukana mu bukode, kuhora usenga ko ari wowe uhuganya, kuhora usenga ko ari wowe ubura perime buri munsi, kuhora usenga ko icyo wari upfisha ubukwe. Iki Imana ikora rero, iraza ikareba uyu mugabo watinze hehe, ikamubwira ngo mwana wanjye, kuko wihanganye ukihanganira iyi mibabaro yo mu butayu, ndakujyanye. Imana ikamufata ikamutwara hehe? I Kanani. Haleluya. Aba bagabo bombi bari hehe? Bari i Kanani. Ariko nubwo bari i Kanani, uyu yanyuze mu nzira zemewe, uyu nguyu yaciye panya, yabonye akubise 25, aravuga ngo reka njye gushaka umugabo. Avuga ati nunywa inzoga ndapfa kumwemera. Ariruka nkatanyuze hehe? Mu butayu.
mva ukuntu Imana ibigenza rero, kugira uyu muntu atazagira ishyari kuko yasenze. Uyu muntu uri i Kanani, ikibi cyo kuba i Kanani utaranyuze mu butayu, reka nkibabwire, iyo utatse nta muntu ukumva kuko abazi kuri mu bisubizo. Murimo murabyumva? Icyo Imana ikora, ntabwo uyu mugabo iramusubiza hehe mu butayu, yo irafata ubutayu bwe ibuzane hehe i Kanani, ngwino. Kandi ubu butayu barabana mufate. Ubu butayu bwe rero ni cya gihe ubona umuntu abyibushe utamubaza n'ibihumbi 5 agahorana amaganya, ariko Mana uzantabara ryari? Yageze i Kanani akwepa ubutayu, Imana ibumuzanira hehe? Barizo umuntu muri kumwe ngo wasanga warabusimbutse. Aha, mu masezerano ni ukorera iki? Ubutayu. Kandi ikibi cya hano mu butayu, iyo utatse nta muntu ukumva kuko abazi ko washubijwe. Ikibi cy'i Kanani, igihe cyose bakubona nk'umukire kandi ukenye. Niyo waba uri mu madeni ukaguza umuntu ibihumbi 5, avuga ko ushaka kumwiyenzaho kuko abona usa n'amafaranga. Amen. Mujye kwiyicarira. Gira umuntu muri kwe ngo waba warasimbutse ubutayu cyangwa uracyarindiriye. Mwihangane, wihanganira ubutayu kuko igihe kizagera Imana izagutabara. Mbabazi, umuntu ufata ibihe by'iminsi 7 akabirangiza, n'umuntu ufata ibihe by'iminsi 3 amagufa agatangira gucomoka, nindi Imana yabanza gusubiza kandi yasenze menshi? N'uw'amagufa, kubera kuri yawe iminsi 7 ibihara bimenyereye, yavuganye n'Imana, agomba kwihangana kuko isaha n'isaha Imana izagira gute? Izamutabara. Aha, Imana ibaho umugisha. Niyo mpamvu umukobwa umaze imyaka 30 mu murimo w'Imana, Imana itapfa kumuha umugabo, kubera ko yavuganye n'Imana, irimo kumubwira ngo mwana wanjye, umugabo wawe ari mu mahanga, ndi kumucura nzamuzana atazakubabaza. Yandaye ivuye mu kabari mu gitondo, yasambanye yabigize umwuga, yagera mu nzu y'Imana, Imana iti we nguhaye iki? Kubera iki? Imana itamuhaye umugabo yasubira mu burayi. Niyo mpamvu uzazana umuntu mu rusengero ari wowe umuzanye, ari n'umupagani mubi, mwataho ugasanga Imana imuvuza akanatabawe. Najya guhanura ukabona mpanuriye uyu, ngiye kukugeraho ngataruka ukabona nsengeye uriye, ukibaza ko ari nge bakuzanye bagusengera bate nanjye bataransengera. Gira umuntu muri kwe ngo ihanganire ubutayu, Imana irakoze.